mbaha ikaze mwebwe mukurikirana Renaissance 5 TV mbifuriza kugira ishya n'ihirwe kandi na weekend babere nziza. Mwibuka gukora subscribe, share, like and comment. Ubushize twaganiriye uko ababyeyi bagakwiye gutoza abana uturimo twa hato na hato muhira. Ikiganiro mwarakirebye kandi mukomeze mugisharinge mukigeze no ku bandi batari bakibona. Uyu munsi rero tugiye kuganira uko ababyeyi bagakwiye gutoza abana ikinyabupfura. Ikinyabupfura nicyo giherekeza umwana ahantu hose agiye, yaba avuye muhira agiye ku ishuri, yaba avuye muhira agiye gusenga, yewe yaba avuye muhira hari ahantu umubyeyi amutumye. Umwana ahantu hose ari arangwa n'ikinyabupfura. Ikinyabupfura kikaza giherekejwe no kubaha. Iyo ufite ikinyabupfura urubaha, iyo wubaha uba ufite ikinyabupfura, ariko iyo udafite ikinyabupfura ntabwo ushobora kubaha. Ntabwo wakubaha nta kinyabupfura ufite. Utwo turimo two mu rugo natwo duherekezwa n'ikinyabupfura. Bivuga ngo buri kintu cyose giherekezwa n'ikindi, ariko mu buzima bwose umwana azanyuramo, aho azajya hose azaherekezwa n'ikinyabupfura no kubaha. Nkibaza nti ese ninde wagakwiriye gutoza umwana ikinyabupfura? Ese ni ku ishuri? Ni igihe agiye ku ishuri niho bazamutoza ikinyabupfura? Ese ni ku rusengero bazamutoza ikinyabupfura? Igihe yagiye muri Sunday school, cyangwa se ku isabato yagiye muri Pathfinder n'ibindi, yagiye mu bascouti, yagiye mu basaveri, yagiye mu zindi activity zose zitandukanye, niho umwana yagakwiye kwigira ikinyabupfura? Aho ngaho naho nkashyira akabazo. Aho hose maze kurondora umwana ahingiye ikinyabupfura no kubaha, ariko ipfundo rya mbere umwana ikinyabupfura gikura mu muryango. Bivuga ngo buri kintu cyose gituruka mu muryango. Niba hari ikintu mu muryango kitari kugenda neza, n'umwana hari ibitagenda neza mu mubiri we. Nutoza umwana ikinyabupfura azajya ku ishuri yisange mu bandi. Nutoza umwana ikinyabupfura azajya gusenga yisange mu bandi. Toza umwana ikinyabupfura, kubaha abakuru, urungano n'abatoya yewe kuri we bose aba agomba kububaha. Ntabwo ari ukumutoza ngo wubahe umuntu mukuru cyangwa se wubahe uwo mungana. Oya, agomba kubaha uwo bangana, umuto kuri we n'umukuru, bose akabubaha, kuko byose mu buzima aba ari ingenzi. Hari igihe ujya ukabona umwana, birababaje kubona ushobora kunyurana ugasanga umwana arimo aratuka umuntu mukuru, cyangwa se mu buryo budasanzwe. Niba umubyeyi niba ahuye n'umuntu mukuru agasanga ari mu gakosa akamucyaha, umwana agahagarara akamutuka, kandi yanamutuka akamutuka bya bitutsi biremereye udashobora gusubiramo. Icyo gihe umwana nta kinyabupfura aba afite, nta no kubaha aba afite. Niba bigenze gutyo ugasanga umubyeyi yaraje kureba abamufite mu nshingano arababwira ati uyu mwana byagenze na gutya na gutya, aho kugira ngo bafatire aho ngaho umwana bamuhane, bafatire aho ngaho batangire bamushyire ku murongo, ahubwo ugasanga bari kumushyigikira, ugasanga ibintu bibaye ibindi bindi. Aho kugira ngo umwana bamugorore, ahubwo bamuhaye indi ntera yo kugira ngo akomeze akure ikinyabupfura ari hafi ya ntacyo, akomeze akure kubaha ari hafi ya ntabyo. Ariko icyo gihe niba akoze ikosa nk'iryo, umubyeyi akaza akabwira abamufite mu nshingano ati uyu mwana mumureberere ku bw'imico afite, uko ari kwitwara, akabasobanurira ikibazo uko cyagenze. Ababyeyi cyangwa se abamufite mu nshingano icyo kintu ntibacyumve, ni ukuvuga ngo icyo gihe ababyeyi nibo kibazo, ahubwo umwana ntabwo ari ikibazo. Umwana w'imyaka 2 n'umutoza kubaha azarinda asaza azi ko agomba kubaha uwo ari we wese. N'umutoza ikinyabupfura azabikurana. Ariko ntabwo uzicara ngo umwana umushyiraho ngaho umurero uko ubyumva,
wumve ko umwana ni uwawe, ariko niba ari uwawe hari ibintu ugomba kumutoza ko agomba kubaha buri umwe wese. Niba hari umuntu bagirana amakimbirane ukamubwira uko agomba kwitwara. Rero muri icyo gihe iyo umubwiye icyo kintu ko agomba kwitwara, ni ukuvuga ngo umwana arabikurana, harimo kwa kubaha no kugira ikinyabupfura. So ntabwo uzafata umwana w'imyaka 16 ngo ari gutangira kumutoza ikinyabupfura, ni ibintu bitazakunda. Ntabwo uzafata umwana w'imyaka ntabwo uzafata umuntu yeze ku myaka 18, 19, 20 umwicaza ati mwana wanjye ngiye kugutoza ikinyabupfura. Ni ikintu kidashoboka. Icyo gihe rwose ni gukora ikintu kidashoboka. Tangira umwana akiri mutoya. Umwana niba atangiye kuvuga umutoza, atangiye kugenda umutoza, uko azajya agenda akura uzagenda umutoza kubaha no kugira ikinyabupfura. Hari nk'urugero rukunda kubaho cyane, ukabona nk'imuhira mufite nk'abashyitsi, abantu baje kubasura, murabakiriye, baricaye aho ngaho, umwana araje ashikuje umushyitsi icyo mwamwakirije. Niba kimushikuje, ikintu icyo gihe umubyeyi wagakwiye gukora ni ugucyaha umwana ukamubwira uti sigaho have ibintu ukoze sibyo. Ntabwo umucyahiraho, ukamufata ukamujyana ku ruhande ukamubwira ati ibintu ntibizongere, iri kosa wakoze uyu munsi ntirizongere. Ariko niba bikoze gutyo, ukwiye kumva umubyeyi ngo urabivuga urabizi, ngo ni ukuntu tumutunze ngo ntakorwaho. Ni gute wambwira ngo umwana w'imyaka 4 ntakorwaho? Ni gute wambwira ngo umwana w'imyaka 5 ntakorwaho? Ntakorwaho, ni umwana udakorwaho cyangwa ni umubyeyi udakorwaho? Bango nyine umubyeyi yumva ko agomba kurera umwana uko abyumva, ariko hari ikintu muri we uri kwica, hari ikintu muri we uri gukuza. Uwo mwana icyambere azakura nyine adakorwaho nk'uko wabimutoje. Icya kabiri, uwo mwana azakura ari ikindi mu rungano, abana bose bamutinya, kuko nta kububaha azaba afite, nta n'ikinyabupfura azaba afite. Byose bizaba biturutse ku babyeyi. Ntabwo buri munsi uba uri kumwe n'umwana wawe. So tuvuge muri weekend muri Rwanda imuhira, mu minsi isanzwe ukajya ku ishuri. Ya sosiyete yirirwamo ku ishuri, iyo utigeze umutoza ikinyabupfura, utarigeze ufata kuri ka kantu gatoya kagiye gatangira ubona kugira ngo umwana umukosore, cya kintu kigenda kivuka kikavamo ikintu kinini cyane gituma wa mwana abamo ikintu udashobora gusobanura muri wowe. Wabona ibintu bimaze kurenga bigeze hejuru, akaba ari gutekereza yuko uragenda ukavuga ngo nibwo ngiye gutoza umwana ikinyabupfura, nibwo ngiye gutoza umwana kubaha. Kubera ushaka kurindira ko umwana agera kuri level yo hejuru yayo udashobora kumanaginga kugira ngo umutoze kubaha n'ikinyabupfura. Kubera utabihera bikiri hasi, akaba ariko akabando k'iminsi umuha akagenda akamuherekeza. Aho kugira ngo nagera ku myaka 15, 16, 17 aba ari uzafata wa mwanya wawe kuvuga ngo ngiye gutoza umwana ikinyabupfura. Ntabwo bishobora ku myaka 16. Ni nko kumukorera amabuye ku mutwe, nta ngata yikoreje, nko kumushyira urusyo ku mutwe, nta ngata yikoreje. Kubera ushaka kumuvuna ubwonko ku myaka 16, kubera ushaka kurushya umwana ku myaka 18, kubera ushaka kurushya umwana ku myaka 12. Tangira ku myaka yo hasi utoza umwana ikinyabupfura, utoza umwana kubaha. Umwana azabikurana nta kintu kizakuvuna. N'igihe azakura udukoza, azagera imuhira umuhane akubwira ati mama byancitse, papa byancitse, ntabwo bizongera. Ariko nutaramukereye hasi akagera kuri ya myaka yo hejuru y'ubukure, ntabwo uzaba ukimushoboye. Niho hantu uzajya ujya mu cyumba ukicara ukagira ati mana yanjye uyu mwana n'uwanjye, cyari ahandi hantu bamutoraguye. Ukibuka ati se n'uwanjye n'ibyo wamwibyariye. Ariko wakwibuka yuko hari utuntu duto wagiye ubona ntumukosore, cya kinyabupfura no kubaha bigakendera bikagenda, ugasanga warakererewe. Icyo gihe atari wagakwiye kuba uri kumwigisha ikinyabupfura, atari wagakwiye kuba uri kumwigisha kubaha,
ahubwo ibyo bintu wagakwiye kuba warabikoze kera. Uyu munsi rero ntabatindiye, reka dutoze abana kubaha no kugira ikinyabupfura. Ni inshingano zawe, ni inshingano zanjye, ni inshingano za buri wese gutoza umwana ikinyabupfura. Reka tubatoze bakiri batoya, ikinyabupfura no kubaha bibabera akabando ka buri munsi, bibarange aho bari hose, ku buryo uzajya wabona avuga ati aba bana bakuranye umuco, bakurana ikinyabupfura, bakurana no kubaha. Reka twere gutegereza ngo mwarimu adutoreze abana kubaha. Reka twere gutegereza ngo ku cyumweru ku rusengero aho bazadutoreza abana kubaha. Oya, reka twere gutegereza ngo ku isabato ariho bazadutoreza abana kubaha, igihe twabajyanye mu rusengero guhura n'abandi. Reka kubaha n'ikinyabupfura bituruka iwacu mu muryango. Reka kubaha n'ikinyabupfura bibe ipfundo rituzengurutse aho turi hose, iwacu mu muryango, iwacu mu rusisiro, ku ishuri, ku rusengero, n'ahandi hose biri ngombwa yuko icyo kintu kihaba, kibe kituzengurutse, kuko ikinyabupfura no kubaha nibyo biduherekeza amanywa na nijoro. Murakoze, mbashimire, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Niba uyu munsi byanze, reka izere yuko ejo bizakunda. Niba uyu munsi uri kubona rwose ubuzima bumeze nabi, ejo Imana izagukorera ibikomeye. Ikibazo wari ufite uyu munsi ejo gikemuke. Icya mbere, izere Imana, usenge, ibindi byose izabigukorera. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda.